Intambara y'ubutegetsi nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Sinshaka kuza gutakaza akantu na kamwe kagize iyi nkuru. Aho dusoma ni ku gihe.com. Umwiryane mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ntabwo watangiye nyuma y'urupfu rwe gusa, kuko na mbere hari haragiye habaho ibimenyetso by'uko atavuga rumwe n'abari bagize akazu barimo umugore we Gake Kanziga, Habyarimana n'abasaza be. Urugero rworoshye ni urupfu rwa Colonel Stanislas Mayuya. Turi mu 1988. Ibyabaye Colonel Mayuya yayoboraga ikigo cya gisirikare cya Kanombe yararashwe aswa n'abantu batazwi. Gusa amakuru yizewe ahamya ko urupfu rwe rwagizwemo uruhare na Gake Kanziga kuko yari inkoramutima ya Habyarimana ndetse agashaka kwivanga mu mikorere y'akazu. Uwo ninde? Colonel Mayuya. Colonel Mayuya na Habyarimana bari abaturanyi bo mu bwana buto. Ababanye na Mayuya bavuga ko we yari afungutse cyane mu mutwe ugereranyije na perezida nyine, ndetse atarangwaga n'ivangura moko yari ryaramunze abari mu kazu. Wa 8 Werurwe, izo ni tariki 8 z'ukwa gatatu mu 1994, Habyarimana yakoresheje ibirori mu rugo rwe i Kanombe byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50. Habyarimana yagiye azenguruka mu matsinda y'abari batumiwe barimo abasirikare bakomeye n'abanyepolitike. Ageze kuri Mayuya yaramushimiye cyane ndetse aca amarenga ko mu myaka mike ashobora kugirwa umugaba mukuru w'ingabo. Nituragira kuri uyu mugome, inkuru yacu ishingiyeho wayoboye isegonda rya mbere indege igihanuka. Mayuya kukugirwa umugaba mukuru w'ingabo. Ibi byavuzwe mu gihe Colonel Serubugarura wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo na mubyara wa Gake Kanziga, Colonel Rwagafirita wategekaga gendarmerie y'u Rwanda, bari bamaze iminsi bashinjwa imyitwarire mibi mu gisirikare. Ku bagize akazu ntibyari bikiri ibanga ko Habyarimana ashobora kuzasimbuza Colonel Serubuga, umwanya we akawuha Mayuya. Byageze naho Gake Kanziga abona ko Habyarimana ashobora kuzaha ubutegetsi Mayuya, mu gihe we yashakaga ko yasimburwa n'umwana wabo. Mu gihe Habyarimana yari amaze gutegura inyandiko ikuyemo icyemezo cyagombaga gutangazwa ko Mayuya Colonel asimbuye Colonel Serubuga, umuntu utaramenyekanye yinjiye mu biro bye mu masaha y'ijoro y'iyo nyandiko. Nta perereza ryigezwe rikorwa kuri iki kibazo. Mu mpera z'1987, Colonel Mayuya yararembye ndetse ajya kwivuriza mu Bubiligi muri Gashyantare mu 1988, ndetse nyuma yaje koroherwa yongera gutaha mu Rwanda. Gusa amakuru atangira guhwihwiswa ko yarozwe ku itegeko rya Kanziga n'umugore wa Habyarimana na Colonel Serubuga. Muri Werurwe ni mu kwa gatatu, Colonel Serubuga wari mu basirikare babaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yatangaje ko afite amakuru ko Colonel Mayuya azicwa. Nyuma yo kuvuga ibi, uyu musirikare muto yahise ahungira muri Tanzania. Ku tariki 19 z'ukwa kane mu 1988, ubwo Colonel Mayuya yari mu nzira agiwe gufata amafunguro ya saa sita, umusirikare muto witwa Sergeant Major Flora Birori yamurashishije pistol apfira kwa muganga, ndetse aza kwigamba ko ubutumwa yahawe yabugezeho. Noneho nyuma yo gutabwa muri yombi, Sergeant Major Flora Birori yaje kuvuga ko umuntu wenyine ashaka kubwira uri nyuma y'umugambi wo kwica Colonel Mayuya, inshuti magara ya Perezida Habyarimana, ko yari Perezida Habyarimana we ubwe. Birori yaje kwicishwa amarozi mbere y'uko abwira Habyarimana icyo ari cyo cyose uko byagenze. Urupfu rwa Colonel Mayuya ni urugero ruto cyane rw'ijambo rikomeye Gake Kanziga n'abo mu kazu bari bafite ku butegetsi bwa Habyarimana, ndetse n'inzangano no kutavuga rumwe byaburanze cyane cyane mu minsi ye ya nyuma. Ni perezida. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana, umwijyane warakomeje. Igika cya kabiri.
Nyuma y'uko indege ya Habyarimana Juvenal ihanuwe mu ijoro ryo kuwa 6 Mata 1994, Agathe Kanziga yategetse ko abanyepolitiki b'abahutu bate bashigikiye umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi bicwa. Uti byagenze gute? Habyarimana ajya gupfa. Colonel Theoneste Bagosora yari amaze amezi 6 asezerewe mu gisirikare, gusa yari akiri umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana, Colonel Bagosora n'ureba ku ifoto yagaragaje imyitwarire idasanzwe. Yasubiye gukorera ku biro bikuru by'ingabo ndetse atangira guha amabwiriza imitwe y'ingabo ikomeye irimo abajepe. Colonel Bagosora yari afite telefoni yihariye cyane ya Motorola, murazizi, yakoreshaga igihe ashaka guha amabwiriza abajepe cyangwa se kuvugana na Agathe Kanziga. Ubu noneho aho tugeze turi kureba umuyobozi w'umugome, umwe mu babi u Rwanda rwagize, Colonel Bagosora. Mu gitabo Steeped in the Blood, Akazu and the Architects of the Rwandan Genocide Against the Tutsi, umwanditsi Andrew Wallace yavuze ko Kanziga na Colonel Bagosora bari bamaze igihe kinini baganira, cyane cyane ku bijyanye n'ahazaza h'ubutegetsi, cyane ko batakozwaga iby'amasezerano yarusha. Colonel Bagosora yari yarijeje Kanziga ko abasirikare benshi bamuri inyuma. Uyu mugambi wabo wo gushyiraho ubutegetsi bashaka bahise bawukomeza nyuma yo kumenya urupfu rwa Habyarimana. Colonel Bagosora yahise yinshingano zo kuyobora igisirikare, cyane cyane ko Minisitiri w'Ingabo Augustin Bizimana yari muri Cameroon mu gihe umugaba mukuru w'ingabo we yari yapfanye na Habyarimana mu ijoro ry'itariki 6 Mata 1994. Nyuma yo kumenya ko ibyihanurwa ry'indege ya Habyarimana byagenze neza, Colonel Bagosora yahamagaje inama y'abayobozi ndetse bakuru bari bishyize muri komite igomba gutabara igihugu kugira ngo barebe igikorwa. General Romeo Dallaire wari umuyobozi w'ingabo za Honi zari mu butumwa mu Rwanda, nawe yitabiriye iyo nama. Amategeko yagenaga ko Agathe Uwiringiyimana ari ugomba gusimbura Habyarimana by'agateganyo, gusa ibi ntibyari gushoboka kuko uyu mugore yangwaga cyane n'abagize akazu. Muri iyi nama, Colonel Bagosora yavuze ko Uwiringiyimana nta bushobozi na buke afite bwo kuyobora igihugu. General Dallaire we yarashyigikiye ko Agathe Uwiringiyimana afata inshingano, ndetse biteganyijwe ko muri iryo joro agomba kujya kuri radio gutangaza inkuru y'urupfu rwa Habyarimana Perezida. Colonel Bagosora yavuye muri iyi nama atsembye, abakuriye inzira ku murima, avuga ko igihugu kigomba kuyoborwa n'iyi komite, akayibera chairman, ubwo ni umuyobozi mukuru, kugeza igihe igihugu kizasubirizwa mu biganza by'abasivile. General Dallaire na Colonel Bagosora bavuye muri iyi nama bajya mu rugo rwa Rugel Bobo wari uhagarariye Honi mu Rwanda. Yanze gushyigikira igitekerezo cya Colonel Bagosora cy'uko ubutegetsi bwajya mu maboko y'abasirikare yararangaje imbere. Bobo yavuze ko hagomba kujyaho guverinoma y'abasivile kandi kubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano yarusha. Colonel Bagosora wa mugome yahise abona ko gufata ubutegetsi bidashoboka, ariko yigira inama yo kubufata akoresheje abasivile. Yaraye ahamagaye abayobozi bose b'ishyaka MLND abamenyesha ko mu gitondo kare hari inama y'iki. Saa 2 za mu gitondo, Joseph Nzirorera wari umunyamabanga wa MLND, Edward Karemera wari vice perezida w'ishyaka, Matthew Ngirumatse wari perezida w'ishyaka na Ferdinand Kabagema wari vice perezida wa kabiri bitabiriye inama yahamagajwe na Colonel Bagosora. Maze wavuga ko ari we wari wigize perezida nonaha, ni Colonel Bagosora. Ku murongo w'ibyirwa hari kureba ukwiriye kuba perezida, minisitiri w'intebe n'abandi ba minisitiri. Aba bagombaga kujya bakorerwamo na Colonel Bagosora mu kwaha nyine n'abagize akazu. Mu gitondo cya kare kuwa 7 Mata 1994, Colonel Bagosora mu izina rya minisitiri w'ingabo yanditse itangazo ryaciye kuri radio rimenyesha urupfu rwa Habyarimana. General Dallaire utaruzi umugambi w'akazu wo kwivugana Agathe Uwiringiyimana yari yazindutse amenyesha umuyobozi wa radio Rwanda ko minisitiri w'intebe ari buzindukireyo gutangaza urupfu rwa Habyarimana. Yahise abwirwa ko abajepe
bageze kuri radiyo ko ntawemerewe gusohoka cyangwa se kwinjira. Ibi byari byakozwe ku mabwiriza ya Koloneli Bagosora. Dahere yahise ahamagara Uwiringiyimana Gake kugira ngo amumenyesha ko bitagikunze ko ajya kuri radiyo, amusaba kuguma mu rugo no kwigengesera. Yahise amwohereza abasirikare bake b'abanyagana n'ababirigi bari muri Inamire ngo bajye kumurinda. Mu gihe Dahere yashakaga ko umutekano wa Uwiringiyimana urindwa, Koloneli Bagosora na Kanziga bari bamaze kunoza umugambi wo kumwivugana bakoresheje abajepe n'abasirikare bo mu mutwe udasanzwe, kandi koko baza kubigeraho. Umugome, umugabo wihariye ndetse wihaye inshingano, wihariye mu bibi, akiha inshingano z'ibikorwa bibi bigayitse. Koloneli Bagosora yarakomeje intambwe asa n'utenda gusubira inyuma. Umuvandimwe wa Habyarimana mu bashoboraga kumusimbura ni igika cya gatatu. Mu gihe ibintu byari bikomeje kudogera mu gihugu, Agathe Kanziga yakomeje gutanga amabwiriza ajyanye n'Abatutsi bagombaga kwicwa, ari nako agisha inama ku bayobozi bagombaga kujyaho cyangwa se gushyirwaho. Umuryango wa Habyarimana wabanje gutanga igitekerezo ko yasimburwa n'umuvandimwe we Dr. Senafe bararengana, ariko Bagosora arabyanga. Ikindi Kanziga na Koloneli Bagosora bahurizagaho nuko Koloneli Marcel Gatsinzi atagombaga kuba umugaba mukuru w'ingabo asimbura Nsabimana. Gatsinzi yazaga ko atari umuhutu umwezanguni. Nubureba ku ifoto byageze iki gihe Koloneli Bagosora ari ufite igihugu mu biganza bye, ndetse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe bari batangiye kumwita perezida. Ibaze nawe. Mu gihe ibintu byari bitarasobanuka neza, ingabo 600 za RPA zari muri CNT zatangiye kuraswaho, nazo zifata icyemezo cyo gusubiza ndetse zirasohoka zitangira kurasana n'abajepe bari bafite ikigo hafi aho. Kuri Dahere yabonye ko igihugu kigiye gusubira mu ntambara. General Dahere yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa RPA bamubwira ko imirwano idashobora guhagarara rwose igihe ingabo za FARC zidahagaritse kubatera ngo ubwicanyi buhagarikwe ndetse n'abari kubukora baburyozwe. RPA yasabye ko abajepe bamburwa intwaro bagasubizwa mu kigo cyabo. Kuri ya komite ya Koloneli Bagosora yagombaga kwihutisha imigambi yayo yose, Dahere yagiye kureba Koloneli Bagosora kuri Minisiteri y'Ingabo ngo bavugane. Undi aramusohora amubwira ko bujya gucya mu gitondo cyari bukurikiye ku ya 9 Mata 1994 guverinoma nshya yagombaga kurahira. Kuri iyo tariki 8 Mata 1994, Jean Kambanda wari uzobereye iby'amabanki yari amaze kugezwaho inkuru nziza ko agiye kugirwa minisitiri w'intebe, agombe kuba yarabyinye. N'amakuru yahawe na Froduari Haramira bari bahuriye mu ishyaka rya MDL Power. Nuko Kambanda yahise ajyanwa kubonana na Koloneli Bagosora wari watumije inama ngo atangaze abagize guverinoma. Koloneli Bagosora yamenyesheje abatumiwe muri iyo nama ko bemejwe nk'abagize guverinoma y'inzibacyuho. Basaga nk'abaryohewe. Yahise aha ijambo Matthew Ngirumatse wayoboraga MRLD, avuga ko Kambanda yagizwe minisitiri w'intebe. Perezida agirwa Theodore Sindikurwabo wari perezida w'inteko ishinga amategeko. Byari byitezwe ko aba bayobozi bagombaga gukorera mu kwaha kw'abagize akazu. Iyi guverinoma yaje kwiyita iy'abatabazi, niyo yakomeje gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kugeza itsinzwe muri Kigali. Ubwo nayo yimukira i Muhanga mu majyepfo, aho yahavuye ihungira muri Zaire. Uko biri kose ukunda inkuru z'amateka, kuba tugeze ahangaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero ibukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Ngene twasomwe bibigisha ibi birihutirwa. Usibye amagambo make yongeye mu nkuru
kugira ngo ibika bigende bisimburana neza. Inkuru yo yanditse neza ku kinyamakuru Igihe. Inkuru nk'izi z'amateka naho ubutaha. Wifuza kumva ibitekerezo kunsaba nagukoraho mu buryo bw'ibanga. Nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782632130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikiraho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimiye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze mumanuke munsi y'video. Mwandike ijambo rya Yari duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kohereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Kujya mu cyanyu ahagana iburyo niyo hari ibindi biganiro birenga 500. Murebe hirya iburyo nabyo mubirebe. Birihutirwa naho ubutaha.